bizinesi zitakigezweho muri iyi myaka turimo. Mu myaka yashize hari bizinesi abantu benshi batangiraga bakabona amafaranga menshi kuko zabaga zifite abakiriya benshi, ariko uko imyaka igenda ishira izo bizinesi zigenda zitakaza imbaraga kubera impinduka mu mibereho y'abantu n'iterambere ry'ikoranabuhanga rikomeje kwiyongera. Muri kino kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe bizinesi zigeze kuri 5 zari zikomeye hambere ariko zitakigezweho muri uyu mwaka wa 2026. Tukanarebera hamwe n'impamvu zatumye izo bizinesi imikorere yazo yangirika. Aha ntibivuze yuko izo bizinesi zapfuye burundu nta bakizikora cyangwa se ngo bazitangire, ariko usanga uburyo zabonaga inyungu mu myaka ya mbere iyo nyungu yaragabanutse cyane. Guhaye ikaze wo kurikira kino kiganiro ngiye kugutegura nkanakugezaho, nitwa Ernest. Kino kiganiro nubona kikugira akamaro wibuke gukora subscribe ube watanga na like. Bizinesi ya mbere yangiritse muri uyu mwaka wa 2026 ni ubucuruzi bwa dictionnaire, bya bitabo byitwa mu Kinyarwanda inkoranyamagambo. Kera nko mu myaka 15 cyangwa 10 ishize kugurisha ibitabo bya dictionnaire yari bizinesi yari ikomeye na hano mu Rwanda, kubera ko icyo gihe abanyeshuri, abarimu ndetse n'abandi bantu bigaga cyane cyane abigaga indimi bakiniraga bino bitabo kugira ngo babone ibisobanuro by'amagambo bari bakeneye. Icyo gihe hano iwacu mu Rwanda umunyeshuri wigaga Icyongereza cyangwa Igifaransa akenshi yabaga akeneye dictionnaire mu bitabo bye, kuko kubona ibisobanuro by'ayo magambo kuri interineti bitari byoroshye nk'uko bimeze uyu munsi. Ariko uko imyaka yagiye ishira ibintu byatangiye kugenda bihinduka kubera ko ikoranabuhanga ryagiye ritera imbere. Niwitegereza muri iyi myaka turimo, abantu benshi bakoresha smartphone, laptop bifite na interineti yihuse. Aha niho usanga babandi bifashishaga dictionnaire zisanzwe mu gushaka bya bisobanuro by'amagambo bahita bikoza kuri Google n'izindi application bagashaka ibisobanuro by'amagambo runaka bashaka, cyangwa se bakaba bashaka n'ubwoko bwa dictionnaire bashaka. Mu masegonda make bagahita babona ubwo bwoko bwa dictionnaire bari bakeneye batavuye aho bari. Urumva rero gutangira iyi bizinesi muri imyaka turimo kwinjiramo, menya yuko atari bizinesi iri guterendinga. Ushobora no kwitangiza ukaba wanabura n'abakiriya ukicuza n'icyatumye ushoramo amafaranga yawe. Bizinesi ya kabiri yangiritse navuga ko utakora muri uyu mwaka wa 2026 ni bizinesi yitwa cyber cafe cyangwa se internet cafe. Cyber cafe ni ahantu abantu bajya bagiye gushaka serivisi za mudasobwa na interineti, bakishyura amafaranga runaka ba nyiri bizinesi bitewe na serivisi bakeneye cyangwa igihe bumvikanye na ba nyiri bizinesi bagomba gukoresha mudasobwa na interineti zabo. Iyi bizinesi nayo navuga ko yari igezweho mu myaka 10 ishize, smartphone na interineti bitaratungwa n'abantu benshi cyane cyane hano mu Rwanda, kuko abakoraga muri zino cyber cafe babonaga abakiriya benshi bakeneye gufungura ama email, gushaka amakuru kuri interineti, kwiga cyangwa se gukoresha imbuga nkoranyambaga n'ibindi bintu bitandukanye. Gusa iyo witegereje ubona ko ibintu byahindutse kubera gukwirakwira kwa smartphone mu bantu benshi ndetse na mudasobwa kuri bamwe. Ibyo bikaba byaratumye izo serivisi nyinshi umuntu asigaye ajya kuri telefoni cyangwa mudasobwa ye akaba yazibona mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu iyi bizinesi ya cyber cafe cyangwa internet cafe muri iyi myaka ya 2026 turimo iri kugenda iferinga kubera gutakaza abakiriya. Bivuze yuko wowe wifuza kuyitangira ushobora kuyitangira ariko wa musaruro wari witeze ntuwubone, ahubwo nk'umuntu wakayitangira neza ashobora kuyihuza n'izindi serivisi nka printing, graphic design, irembo service n'izindi serivisi zishingiye ku ikoranabuhanga. Ariko kuvuga ngo ugiye kuyitangira yonyine, ushobora kuba nta musaruro wabona ukazanicuza n'ikintu cyatumye uyishuramo amafaranga. Bizinesi ya gatatu yangiritse ukwiye kugenza gake kwishuramo amafaranga muri uyu mwaka wa 2026 ni iyitwa newspaper business, ijyanye no gucuruza ibinyamakuru by'impapuro. Iyi ni bizinesi yo gukora no kugurisha amakuru yanditse ku mpapuro, aho abantu bagura ikinyamakuru runaka kugira ngo basome amakuru y'ibibera mu gihugu no ku isi yose. Iyi bizinesi kera mbere y'uko interineti n'imbuga nkoranyambaga bigera ku bantu benshi, usibye nko ku bantu bari batunze radio cyangwa se televiziyo, nibo babashaga kumenya amakuru ari kuvugwa nka hano mu Rwanda n'ahandi, kandi nabo babaga ari bake cyane. Abandi bari bafite ubushobozi byasabaga ko bagura ibinyamakuru kugira ngo bamenye amakuru mashya ari kuvugwa, dore ko na ba nyiri gukora ibi binyamakuru babisohoraga buri munsi cyangwa buri cyumweru, bigatuma babona inyungu igaragara.
none ubu bitewe n'iterambere ry'ikoranabuhanga abakoresha ibinyamakuru babaye bake cyane, kuko abenshi cyane cyane urubyiruko baba bafite smartphone bagasimbukira kuri YouTube, Facebook, Instagram, website n'izindi mbuga bakabonaho ayo makuru bashaka. Iyi business rero naho navuga ko ari business yangiritse, nta nyungu y'amafaranga igaragara iri kubonekamo, ari niyo mpamvu ugiye kuyitangira ugomba kubanza ukitonda. Business ya kane navuga yuko itakigezweho ni business ya mobile money agent cyangwa se Airtel money agent. Iyi ni business navuga ko ijyanye no kohereza, kubitsa cyangwa se kubikuza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, bigizwemo uruhare n'amasosiyete akorera hano mu Rwanda nka MTN na Airtel. Nta muntu n'umwe udakoresha telefone utabona ko ari business yajemo impinduka nyinshi, cyane cyane nk'aba-agent ba mobile money nibo babizi cyane kurusha n'abaturage, kubera yuko nko mu myaka hagati ya 2010 na 2020 yari ifite amahirwe menshi, kuko icyo gihe abantu ntibari bafite uburyo bwo kohereza amafaranga kuri telefoni, aribwo abakiriya bajyaga ku ba-agent gushaka iyo serivisi. Tubuka ari nabwo ibi bya mobile money aribwo byari biri no gusakara mu gihugu, cyane cyane hagati ya 2010 na 2015. Kandi urumva ko uko abakeneraga kohereza amafaranga ari benshi n'ababikuzaga nabo babaga benshi, maze kuko abantu bayikoraga muri kino gihe no business bayiboneramo amafaranga. Kuko uzanitegereze uzabona yuko iyi business hari abantu benshi yakijije, cyane cyane abatangiranye nayo muri kiriya gihe yari ikiza mu Rwanda. Ariko iyo witegereje ubona ko iyi business nk'uko nabivuze yajemo impinduka nyinshi, nko kwiyongera kw'aba-agent, uburyo bushya bwashyizweho na MTN bwo kwishyura amafaranga abacuruzi bwitwa Momo Pay, kohereza amafaranga nabyo. MTN yashyizeho uburyo bwo kuyohereza umuntu atarinze kujya ku mu-agent, ndetse n'izindi serivisi nyinshi umuntu asigaye akorera kuri telefoni atarinze kuva ahari, harimo nko kugura amayinite yo guhamagara cyangwa internet. Urumva ko izi mpinduka zaje muri serivisi ya mobile money rero zatumye ibintu byoroha, ariko byagize n'ingaruka ku ba-agent, kuko komisiyo binjizaga n'andi mafaranga iyo urebye ubona ko byagabanutse ugereranyije no mu myaka yabanje. Ibi ariko ntibivuze yuko iyi business nta bakitangira muri iyi minsi cyangwa se bakiboneramo amafaranga afatika. Barahari, ariko abenshi bayiboneramo amafaranga afatika ni abatangiye mbere, bamenyeranye n'abakiriya kuva kera, kimwe n'abandi bakorera ahantu navuga ko ari heza nko muri santere zihuriramo abantu benshi, cyane cyane hafi y'amasoko. Ariko ku muntu wumva ko agiye gushora amafaranga muri iyo business, wumva ko agiye gushoramo amafaranga afatika muri kino gihe, ntiyagakwiye gushora muri ino business ya mobile money, kuko ni business uko imyaka ishira igenda izamo impinduka nyinshi, bigatuma n'abazikora umusaruro babona ugenda ugabanuka. Business ya gatanu ari nayo nasorezaho muri business nabateguriye zitakigezweho muri uyu mwaka wa 2026, gusa ariko ino business ku rundi ruhande iranasekejemo gakeya. Ni business ijyanye no gucuruza inzoga gakondo. Ubu ni ubucuruzi bwo gukora no kugurisha inzoga gakondo za kinyarwanda nk'ikigage, urwagwa, ubushera n'izindi. Mbere murabizi yuko iyi business yari isanzwe mu baturage, cyane cyane mu bice by'icyaro, kuko abantu benshi bakiniraga kunywa izi nzoga nk'igihe hari abagize ibirori no mu bihe bisanzwe. Si uko no muri kino gihe abakenera zino nzoga badahari, ariko iyo urebye uburyo bwa kera bwifashishwaga mu gutunganya zino nzoga, muri kino gihe usanga byarajemo impinduka nyinshi, kuko muri kino gihe niho usanga abantu benshi bazivangamo n'ibindi bintu bishobora kugira ingaruka zitari nziza ku buzima bw'umuntu, bishakira inyungu ihambaye. Niyo mpamvu rero iyi business kuyikora navuga ko yajemo imbogamizi, kubera ku bisabwa ku bucuruzi bw'izi nzoga, cyane cyane nk'ubuziranenge bwazo ndetse n'isuku, hagamije kurengera ubuzima bw'abantu, kubera yuko izi nzoga n'ubundi nk'uko twabibonye abazikora ntibakizenga mu buryo navuga ko ari umwimerere nk'uwa kera. Iyi business rero ushobora kutakugira inama yo kuyitangira, kuko ntabwo ikigezweho nka mbere, cyane cyane nko muri karitsiye zo mu cyaro. Ahubwo bibaye byiza cyaro tugacuruza inzoga nziza zemewe nka ziriya zipfundikiye. Ikiganiro cyacu nta tugisoreje, wakoze cyane wowe wagikurikiye. Niba ugikunze kura subscribe, ukande like, ube wanasiga n'igitekerezo cyawe muri comment. Tubonane mu bindi biganiro.